kurya, ukajya umwogereza amasahani, ukamufurira, ukagira gute, akakwishyura amafaranga 1300 ukwezi kose. Ubwo ibyo birabaye, ikintu kijyanye na telefone, ugura ikarita none, urabona none ku itariki 2, ubwo iyo karita uzayihamagaza mu kwezi kwa 10, ubu ni mu kwa 9, uzayihamagaza mu kwezi kwa 10. Ibintu byo guhaha rero, bavuga ngo iyo ufite ikintu ukeneye cyo hanze kitari ibyo bigori, kitari icyo n'icyo gikoma, bigusaba gutegereza icyumweru cyose. Urabigura uyu munsi, ugategereza umunsi nk'uyu nguyu akaba aribyo bizagira gute, bizakugeraho. So ibyo ngibyo birarangira, igihe cyarageze, mbona itariki yo kuburana. Hari ibyitwa sinyasiyo, ni mu gihe urukiko rwagize gute, rwaguhaye itariki yo kuburana, barabyafisha, hari ahantu bagomba kubyafisha, bamara kubyafisha ukaza ukireba izina ryawe ukaribona, ukajya gusinya icyitwa sinyasiyo. Nagiye kuburana, maze kuburana, ubwo urumva nagiye mpura n'abantu benshi bangira inama ati gutya na gutya, ariko benshi bavuga ati byemere gutya, utabizi, utazi iyo biva n'iyo bijya, byemere kugira ngo ubashe kuba wahikura. Finally byaje kurangira ngiye mu rukiko, maze kujya mu rukiko bampa ibyumweru 2 n'ubundi kugira ngo nsomerwe. Ibyumweru 2 biragera, bimaze kugera, ubwo ndatekereza ko bansomeye ariko nta makuru nari mfite. Mu gihe noneho ntegereje, barabizanye, babyita igitabo ngo cyavuye muri grefe. Muri grefe ni ahantu bashinzwe ibintu by'inkiko n'ibindi. Bazana urupapuro, bazanye igitabo, barasomye amazina yanjye, barambwira ngo uri umwere. Nkajya numva ni ibintu bitabo, ubwo urumva bari bamporopoje imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni. Navuga ati ibintu ntabwo bibaho, ni ukubeshya. Ubwo umunsi umwe nzinduka nahimbye kanone, ndavuga ngo ubu ngubu ngiye gusohoka, njye hanze y'igipangu, ndagenda nk'ugiye kuburana ariko ndasohoka. Ubwo byari bigoranye, bari kumfata bagahita banshyira muri kasho, n'ahantu ubu uri ba wenyine, nta kindi kintu, nta muntu ubona, nta zuba, ntaki. Ubwo ndavuga ati okay, mfashe risike, ngiye kujyayo bigenda uko byakagenze. Ndahagarara, ndatonda mu gitondo. Wowe ninde waguhamagaye? Kuko bagomba kubahamagara ku rupapuro. Ndavuga ati njyewe ababyeyi nibo bambwiye ko mfite urubanza uyu munsi, ntago bigize bampamagara nimugoroba. Okay, barambwira ati hagarara hariya. Mba ndasohotse, maze gusohoka ndahagarara imbere y'igipangu gutya. Barambwira ati wowe utahamagawe, injira muri grefe. Ngeze muri grefe, ubwo naho baturebera nyine. Barambwira ati witwa nde? Gutya na gutya, ndababwira. Wavukiye gutya, ndababwira. Barambwira ati genda witegure, urataha uyu munsi. Numva ni ibintu bitabaho. Ubwo mpita nsubira mu gipangu, kwa kundi kuko stress n'iki, njya mu masengesho ya ADEPR. Hari ahantu ADEPR ari gusengera, ko hari ahantu niho hantu haba abantu basenga benshi kurusha abandi bantu bose, ni naho haba insengero nyinshi ntigeze mbona hano mu gihugu. Ndagenda ndasenga, barampamagara, barambura, abahungu banjye baranshaka, barambura. Ubwo nk'agasaa 7, ubwo navuye aho ngaho, ndavuga ati reka njye kwirira ikigori. Ubwo mu gihe manutse nkigera mu gihodi, babansamiye hejuru, we baraguhamagara ngo utahe bakakubura. Ubwo nise mfata akabaga, mfata ipantaro, nambaye ipantaro, nshyiramo udukweto, nambara agapira, mfata utwenda nari mfite, babyita kuzunga, muzungira abavandimwe bari aho ngaho. Ndangije ndasohokana na Unicard, ubwo n'ushinzwe amakuru mu gihodi, aragenda aranyandikisha na mudugudu. Bamaze kunyandikisha, ndategereza. Maze gutegereza mu kanya, numva ngo bari butahe nibasohoke. Numva ni ibintu bitabaho. Mba ndasohotse bwa mbere na mbere, mba ngeze inyuma y'igipangu, ntambaye ipingu. Ndavuga ati ntangira gufata akayaga ko mu gihugu, nyine numva ni ibintu bidasanzwe. Ubwo ndasohoka ngera hanze, maze kugera hanze nsanga hari abasoroveya, baradusaka. Bamaze kudusaka, tujya muri grefe, bakazana igifayiro, bakafungura, niwe witwa nde? Gutya na gutya,
waregwaga iki, incamake ikirego cyawe, ubwo ukabivuga mu ncamake, wamara kubivuga mu ncamake hagarara hariya. Ubwo nahagaze nk'hariya, ubwo haba haje umusoroveya, ubwo hari udufaranga duke nari nasigaranye kuri cya gipapuro ndi kubabwira, udufaranga duke nagombaga kubikuza kugira ngo mbone tike. Ubwo barinjira bakajya kureba muri sisiteme, nyine ni ibintu by'ikoranabuhanga, bakambwira ati wenda ni ibihumbi 2 usigaranye cyangwa ni 1,000. Ubwo mbonye umusoroveya ndamubwira ati wandije telefone. Ubwo numvaga umuntu wa mbere nshaka guhamagara ari mama wanjye. Ubwo tayari mama wanjye naramuhamagaye ndamubwira ati ubu ngubu ndimo ndahumeka umwuka wo hanze. Mama yumva ni ibintu bidasanzwe, nawe nyine biramutungura nk'uko byantunguye. Nimugoroba nka saa 12 navuye aho ngaho, bampa igipapuro ngenda nerekana aho ndimo ndanyura. Ndagiye ngeze hano kuri bariyeri ndacyerekana, n'amabariyeri menshi, ngeze hariya ndacyerekana, gutyo mba ngeze hehe, mu muhanda noneho nyabagendwa. Nkigera mu muhanda nyabagendwa, ubwo nahise mpamagara umuvandimwe ndamubwira ati iracitse. Ubwo bikiri aho ngaho, umuntu wese uhura nawe ukamubwira ati nsohotse hariya, ntabwo yakwima telefone. Afite n'amafaranga cyangwa afite ibyo kurya, arabanza akakugaburira cyangwa akakubwira ati karaba uryame kuko uvuye ahantu hakomeye cyane. Ubwo umusaza nari mbonye yigendera mu muhanda yiyumvira amakuru kuri radiyo, bamutiye telefone, ndahamagara, banshyiriraho tike, ndageze, mba ndagiye, mba ngeze hehe, mba ngeze hano mu gihugu. Ubwo nsanga urumva nari maze iminsi myinshi, 358, iminsi myinshi cyane, nta kintu ukora ntaki, nsanga ibintu byose byarahindutse, abateye imbere bateye imbere, wowe nyine warasigaye. Njyaho ndiheba, numva nyine birarangiye, gutya na gutya, ariko ababyeyi, mu bavandimwe n'ibiki bakagenda baguhumuriza, bakubwira ati biracyashoboka n'ibiki byose. Ubwo urugendo rugira dute, ruba rurangiye gutyo, mba ngeze indani mu gihugu, ariko nkagera nyize isomo rikomeye ryo kwitwararika. Kwitwararika ni ukuvuga ngo ushobora kwibwira ngo iki kintu ntago gishobora kubyara ikibazo, cyangwa ntago gishobora kuba kigoye ku muntu uwo ari we wese kigezeho, ariko biragoye, bisaba kwitwararika kugira ngo utazisanga muri nk'iyo nisanzemo, utazisanga wahuye nk'ibyo nahuye nabyo, ukagenda ugaruzinga iminsi 300 ingahe, umwaka uburaho iminsi mikeya. Nyine mbese bisaba gushishoza, ibintu byose bisaba gushishoza. Niyo mpamvu navuze ngo reka nkore iki kiganiro, buri muntu wese ucyumva, ukurikiye channel ya Zimbarira TV, wenda nabyumva arebe ngo mu bintu runaka nkora nta kintu gishobora kuzangusha muri nk'iyo Darius yaguyemo. Ese abantu niringira cyangwa se abantu bankikije ntabwo bashobora kungusha mu manga nkisanga ahantu hatari hazima? Niyo mpamvu natekereje ndavuga ati ibi bintu ntago hari ahantu iri mu magatara yawe, ntago ari heza, ntago ari ahantu wakifuriza umuntu kujya. Kandi rero ubaye unyumva, ubaye ukurikira Zimbarira TV, wagakwiye kuba ubyumva nk'uko ndi kubikubwira, ukabuha uburemere nk'ubwo nabihaye. Ubu ni ukuvuga ngo aho bigeze ubu ngubu biragoye cyane kuba kenshi baravuga ngo abantu tugirira neza cyangwa tugira gute, iyo udashishoje nibo bagira gute, nibo bakurangiza. Ubwo ni ukuvuga ngo mbere na mbere menya umuntu muri kumwe, umenye abantu bagukikije, umenye kubitwararikaho, nicyo kintu kizima kurusha ibindi bintu byose, kuko birafasha. Iyo ubashije kubana n'abantu ariko ukamenya n'uburyo ubitwaraho, bishobora kuguha icyerekezo cyangwa bikaguha umurongo, nta muntu n'umwe ugize gute mugonganye. Yego, urakoze cyane. Hagati aho ngaho twirinze kugira byinshi tubaza, uko biri kose watunyuriyemo, mbese ni nk'incamake, kuko haba hari byinshi cyane bivugwa hariya cyangwa se bibera hariya natwe twakubaza, ariko
tuzakomeza, ntabwo ari aha birangiriye, tuzongera dufate undi mwanya kugira ngo ukomeze uganirize abantu, ubasangize ndetse ubahe ubuhamya bw'ibibera hariya cyangwa se bw'uko bagomba kwitwara hano hanze muri ubu buzima tuba turimo butoroshye na gato. Mu gusoza rero ndagira ngo inama cyangwa se gukebura abantu wabikoze. Nagira ngo nkubaze utubazo nka tubiri duto, nyuma yo kugera hanze ugasanga ibintu byose byarahindutse, abo wasize mwari kuri level imwe baragusize, nubwo n'abandi bibyanga kuko ibyo byo ni ibisanzwe, wafashe ingamba ki? Okay, murakoze. Ni ukuvuga ngo nkimara gusanga bimeze gutyo narasigaye kandi nagakwiye kuba wenda hari urwego ngezeho, ni ukuvuga ngo ingamba, ikintu gikomeye kurusha ibindi ni ukumenya abantu bagukikije, ukamenya uko bitwaraho. Ibintu byitwa ikigare, reba ugasanga ngo nziranye ngo na runaka ngo ngakura ibi ngo nanjye, oya, menya ngo ni wowe uriho nkawe. Ushobora gusanga runaka impamvu akora biriya bakaba bataramugeraho, wenda niyo mahirwe ye, wowe ushobora kuzabigerageza umunsi umwe wabikoze imyaka tayari bikarangira ubuzima bwawe bugeze gute, bubaye nk'uko ubwanjye bwabaye, cyangwa se ugasanga bunagiye inyuma yabwo, ugasanga urasigaye uratakaye. Urumva bibaye ikibazo gikomeye cyane. Menya ngo mbayeho nkanjye, wirinde kuba ngo ndi kugendera mu kigare ngo nageze mu gihugu usanga abana babita ngo ndi kugendera muri ngo y'amaji ngo oya, menya ngo ubayeho nkawe, umenye ukuntu woroganiza ibintu byawe. Numara kwisobanukirwa wowe ubwawe, uzabasha no kubaho, ubeho mu gihugu ufite umudendezo, wikorera utuntu twawe, utere imbere uko byamera kose. None biranga, ejo bikemera, ejo bundi bikanga, ejo bundi bikemera. Ni uko ubuzima bugize gute bwubatse. Yego, ukurikije rero experience wanyuzemo cyangwa se waciyemo, experience wagize y'ubuzima nyine, hanze urahazi na hariya ku ishuri urahazi, ukurikije uko ubona abantu bari muri iyi minsi bari kwitwara, cyangwa se kadufokasinge cyane ku rubyiruko, katugaruke ku rubyiruko cyane cyane, abana baba bakiri bato bakibyiruka, urebye ukuntu basigaye babayeho, imyitwarire yabo, mbese ubuzima bwabo muri iki gihe turimo, niba ari byo bita viziyo, twese nuko tuba tubireba. Mu by'ukuri ubona, ukurikije ibyo uzi wananyuzemo, wabagira iyihe nama kugira ngo hatazagira uwisanga ahantu nk'aho ngaho? Abenshi depresiyo zirabafata bakiheba, n'uwakiyahura nabyo binabaho, kugira ngo hatazagira umuntu wisanga muri iyo ka runaka bikazarangira ubuzima bwe burangiriye aho ngaho, cyangwa se ahombye ibyo yari afite byose. Okay, ni ukuvuga ngo urubyiruko cyane cyane, abana nasanze muri iki gihugu muri iyi minsi, cyane cyane ibintu by'amasosho media. Amasosho media ni meza kuko agufasha kumenya utuntu n'utundi, amakuru n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko niba ukoresha social media ariko aba aricyo mperaho, menya uburyo imbuga nkoranyambaga uzikoresha. Irinde kuzikoresha mu buryo bushobora kukubyarira ingaruka. Niba wenda ukoresha ngo TikTok cyane cyane, menya ibintu uvugiraho, umenye uburyo ubivuga, mbese ubanze ushyire mu nyurabwenge, ureke kugenda ngo runaka yavuze biriya nanjye reka mvuga ibi. Oya, menya ngo ni telefone ndayifite, ndayikoresha mu ubu buryo. Ikindi, ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga byinshi, hamwe na hamwe cyangwa henshi na henshi ntabwo aba ari ukuri. Usanga runaka yaba umusitari kubera gukoresha ibi ngibi, runaka yaba umusitari kubera gukoresha biriya, runaka yaba umusitari kubera uribeshya gatoya ubone runaka wenda ngo yaba umusitari kubera gucuruza ibiyobyabwenge.
ubigerageze umunsi umwe, imyaka 25 cyangwa bagukatire burundu, winjiremo hariya ubuzima bwawe burangire, ufite imyaka 20 cyangwa 10 n'ingahe, ubuzima bwawe burangire burundu. Ikiriho rero, menya ngo niba mbonye runaka akora ibintu nk'ibi ngibi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abajene, menya ngo nditwara gutya kugira ngo ejo sinzisange nk'aho abandi bagenzi banjye, hari abana benshi muri mu kigero kimwe, wowe undeba, hari abana benshi muri mu kigero kimwe, 20, 25, ubakatiye imyaka 30 cyangwa akatiye burundu kubera kunywa ibiyobyabwenge, kubera gucuruza ibiyobyabwenge, ngo niho ubuzima buri, kubera yabonye udufaranga 10,000, 100,000 agasara, akumva ko agomba kujya yirirwa arongora utwana tw'imyaka 17, 16. Oya, viyore ni burundu, bakubita imyaka 25 ikomfurimye, ntihagire urukiko na rumwe uzajya igabanya, ubuzima bwawe burangira aha ngaha. Menye ko witwara, niba ari udufaranga duke ubonye, sevinga, ejo si kure, sevinga, umenye ngo ni 10,000 mbonye, reka ngasipiye 2 cyangwa 5, ibindi reka mbishyire hariya, ejo ntazisanga nagize gute, naguye mu bihombo. Murakoze. Ego, wakoze cyane nawe kubw'umwanya wawe no kwigomwa byinshi wari urimo, ukaba watwemereye tukaganira. Turizera tudashidikanya ko ubu buhamya cyangwa se inyigisho zikubiye muri iki kiganiro twagiranye hari benshi ziri bugirire akamaro. Tunabashishikariza kandi rero gukomeza nyine kwitwararika nk'uko yabivuze. Hano hanze ntabwo byoroshye, bisaba rero umuntu abe ekenge, ab'ubu ngubu niko babyita, no kwigengesera mu byo umuntu akora byose, akamenya ibintu akora n'aho abikorera, n'igikwiye n'ibidakwiye, mukiga no kuganira n'abantu bakuru, mukumva n'inama, dore abantu b'iyi minsi ntibacyumva, babaye ibihomora, babaye ibyihebe, kandi mu by'ukuri akenshi nibyo bidushyira mu kaga. Mwakoze cyane rero, turabashimira.